uberetse urukundo ukabereka n'ubufasha bituma biba byiza. Segera ariko uriya mupasiteri akoze igikorwa rwose mu buzima, niwe pasiteri tubonye mu murenge wa Gatsata yimanukiye. Amena. Magambo nta kibazo nari mfite kuko nari mfite amakuru y'uko nanjye nzabukora. Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Ibirori bidasanzwe, abageni barenga 20 uyu munsi bagiye gusezerana. Turagira ngo tubanze tubasuhuze. Muraho neza? Twishimiye kuza mu bukwe bwanyu uyu munsi, ariko turabona mutishimye. Murishimye? Ubushize twari kumwe namwe mu murenge tubona mwishimye cyane, uyu munsi ndabona rwose mutishimye. Siko ndeba bashyize mu kazu gatoya, ntacyo kire mufite? Muragifite? Muzehe wanjye rwose ubushize abantu barakubonye cyane kuri televiziyo barakwishimira. Turagira ngo gusuhuza abakozi ba televiziyo. Ndabasuhuje cyane, nanjye ndabishimiye kuba baratwishimiye. Yego. Na madamu nabasuhuza. Muraho. bakaduha akayira gato, ababyeyi bakaduha akanya gatonya gato utangwe kubyiga yamushyiramo akanya kugira yamushyiramo akanya kugira ngo mutabikandagira. Yamushyiramo akanya fata akaboko tumeze uko nguko nyine. Seka Aresha yifashe. Imana
n'umushumba nanone dukorana umurimo w'Imana, umushumba Prosper uyobora itorero rya Gatsata hariya muri iyi paruwasi, nawe yaje kubana natwe muri ibi birori. Ntahaguruka dusuhuze. Imana imuhe umugisha, nawe turamwakiriye. Hanyuma munyemerere noneho tubereke n'inzego, abayobozi mu nzego zacu dukorana. Munyemerere twakire, nakire na madamu nawe twazanye hano muri ibi birori, nabasuhuza. Imana imuhe umugisha, yicare turamwakiriye. Turi kumwe n'umushumba, turi kumwe hano ako yiremeye nagusuhuza. Haleluya. Yego. Haleluya. Ari kumwe na madamu. Imana imuhe umugisha, turamwakiriye. Byose mu miryango bijyanye no gukwa, bijyanye byose n'amategeko ko byubahirijwe. Uyu munsi rero turi hano, turagira ngo mwongere munyemerere mumbwire niba mwemera ko aba bantu bari aha ngaha bashyingirwa n'itorero hano mu nzu y'Imana nk'uko amabwiriza n'amategeko abiteganya. Niba mubyemera murabihanisha kurambura ibiganza byanyu. Mube hafi kuko ngiye kubabaza ikibazo, hanyuma ndahera ku bagabo, hanyuma nimumara kugisubiza abagabo n'abagore ndahita mbabaza kugira ngo mugisubize. Imbere y'Imana ishobora byose, izi umutima wawe, ndakubaza wowe Munyumbayire Protégene, Nsanzamahoro Berkimas, mube hafi kuko ngiye kubabaza ikibazo, hanyuma ndahera ku bagabo, hanyuma nimumara kugisubiza abagabo n'abagore ndahita mbabaza kugira ngo mugisubize. Imbere y'Imana ishobora byose, izi umutima wawe, ndakubaza wowe Munyumbayire Protégene, Nsanzamahoro Berkimas, Munyabugingo Emmanuel, Karege Jean, Twagirayezu André. Yewe murivuga amazina yanyu. Yewe nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana na ngo ambere umugabo wanjye dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira. Yewe murivuga amazina yanyu. Yewe nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana na ngo ambere umugabo wanjye dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira.
cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye, kandi sinzigera musimbuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Abitorero izi ndahiro mukoze bimwiyemeje, mugiye kubihamisha kwambikana impeta, mugiye guhana ibimenyetso byiza bihamya neza yuko aya masezerano muzayakomeza. Kubw'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane nkwambitse iyi mpeta kandi nkweguriye ibyanjye byose, mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Abo baza ibyanjye byose mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ayo mashyi nimuyongere bazamuye ibiganza byabo hejuru. Turi kumwe hano, mwigire hafi kugira ngo tubasengere, tubasabire umugisha. Ryiza rya Yesu Kristo, niwe watangije umushinga mwiza w'urugo. Uravuga ngo uyu muntu ntakwiriye kuba wenyine, umuremera umufasha umukwiriye, bombi baba umubiri umwe, uko niko waremye umugabo n'umugore. Uko rero niko turi hano natwe tunezerewe n'ibirori by'aba bana bacu. Dore mwami bari hano baje gusoza iryo sezerano ryo gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Natwe turabasengeye mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo izi ngo Mana ukomeze kuzishyigikira, ubahe ibyo imitima yabo yifuza byose, ubahe komeza kubaho neza, ubahe gutunga no gutunganirwa, komeze kugwiza imbuto zo mu nda zabo, komeze kuziha umugisha, kandi icyo bazakora cyose kizababere cyiza. Ngo zabo zibe ingo z'umugisha, ngo zabo zibe ingo z'amahoro, ngo zabo zibe ingo zuzuye urukundo, ngo zabo zibe ingo z'icyitegererezo mu izina rya Kristo Yesu. Mana, iyi miryango tuyatuyeho umugisha w'Imana, kandi turasenze kugira ngo urubyaro rwabo ruzaba urubyaro rw'urunyamugisha, bazaba abana bazi ubwenge mu ishuri, abana bafite ikinyabupfura, abana bakunda Imana, abana bubaha Imana, abana bazavamo abakozi bawe, bazaba abantu bakomeye muri iki gihugu, bazubaka iki gihugu, bakubaka umuryango nyarwanda, kandi bagakorera igihugu bakunda n'Imana bayubahisha. Urakoze, turagushimiye. Ubuzuze imbaraga z'Umwuka wera, ngo zabo zibe imbaraga, zibe ingo zubakiye ku rukundo rw'Imana. Kandi Imana, ibisenya ingo zo muri iyi minsi y'imperuka, turasenze ngo uzabibarinde mu izina rya Yesu Kristo. Ibituma abana babibirara bagatandukanywa n'ababyeyi, turasenze kugira ngo iyi miryango mwami ubarindire abana babo bazaba abana bazima, bakunda ababyeyi, bubaha ababyeyi, bubaha inama z'ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Reka iyi miryango ibe imiryango y'icyitegererezo hagati mu baturanyi, komeze kubagwiza mu buryo bwose,
ubahe gutunga no gutunganirwa, ubahe kubaha amahoro masa. Urakoze, umugisha wawe babeho muri byose, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen, amen. Bahaguruke mugihagaze, ndagira ngo mufatane mu biganza, kugira ngo nanjye nk'umushumba wabasezeranije mpamye kandi ishimangire aya masezerano wamaze kugirira hamwe. Urafata mugenzi wawe mu kiganza, ukizamure hejuru, ufate neza, ukizamure hejuru, maze mugifate hanyuma muzamure hejuru. Yego, bamufashe. Nunashaka byombi rwose, hari abafashe ibombi, ariko mufatane bibone ko mwafatanye. Yego, yego. Yewe Pastori Rurangwa Valentin, nshingiye ku cyo ijambo ry'Imana ritegeka kandi nshingiye ububasha mpabwa n'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR, ndahamya ko aba bene data n'abashiki bacu, umwe abaye umugabo n'undi akaba ahindutse umugore. Icyo Imana yafatanije ntakagire ugitandukanya. Amen. Pentecote rimugenera certificat. Rero ndagira ngo buri couple ihaguruke kugira ngo tuyishyikirize certificat zabo. Buri couple tubahe certificat yabo. Muhagurutse murihangana. mukoma amashyi
muryango nabo. Uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifashe kurushinga basabiye umugisha. Dushima Imana cyane kuko kera ashyingiye Adamu na Eva nagira ngo dushimire umuyobozi, dushimire n'aba bageni, buri muntu wese mumwakire. Noneho dutanze uburenganzira bayikate bageze ku batumirwa bose, kandi n'abandi mubakire, hanyuma kugira ngo twihutishe buri muntu wese asubire mu mwanya we, hanyuma protokoli bidufashemo kugira ngo bayikate hanyuma bayitange ku muntu wese mugereho. Ikindi ni uko n'abageni abashinzwe kubaseriva babikore. dukomeze gukura amanywa n'ijoro, niyo mpamvu tuzabiye Uwiteka abarinde mu migambi yanyu, mu kubaho kwanyu urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa n'ijoro, niyo mpamvu tuzabiye Uwiteka abarinde mu migambi yanyu, mu kubaho kwanyu ababere umujyanama, umugisha abagombi n'amahoro adashira, bazabyare bazareze bayobowe n'umwuka wawe, umugisha abagombi n'amahoro adashira, bazareke bayobowe n'umwuka wawe, mukoma amashyi menshi cyane dushime. Yego yongere hano mu muryango. Yongere no ku wundi muryango nabo. uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu Murakoze cyane. bifashe kurushinga basabiye umugisha. Dushima Imana cyane kuko kera ashyingiye Adamu na Eva abavandimwe bacu nagira ngo dushimire umuyobozi, dushimire n'aba bageni, buri muntu wese mumwakire. Noneho dutanze uburenganzira bayikate bageze ku batumirwa bose, kandi n'abandi mubakire, hanyuma kugira ngo twihutishe buri muntu wese asubire mu mwanya we, hanyuma protokoli bidufashemo kugira ngo bayikate hanyuma bayitange ku muntu wese mugereho. Ikindi ni uko n'abageni abashinzwe kubaseriva babikore. kariya
ikibazo. Habiyaremye Joseph, Karenge Jean, Numva yaba Jean Pierre, turagira ngo igihe abantu bagize abana mu nyemerere, mbere hasigaye ibintu nka bibiri, hasigaye mu kanya turafata ifoto y'urwibutso mu nyemerere. Mbere y'uko duha umuyobozi umushyitsi mukuru tukumva ijambo, nyuma yaho tugafata ifoto y'urwibutso tugasoza, barakomeza babikore ariko muze kunyemerera, hanyuma abantu bose mubagereho muhereza abantu. Hanyuma nagira ngo nk'umushumba w'itorero bashimire kandi rwose Imana yo mu ijuru bamuhe umugisha mu izina rya bagenzi banjye abandi bayobozi ndetse nk'umuyobozi w'uburiri itorero rya Karumeli. Nagira ngo by'umwihariko nshimire aba bageni kandi nshimire abatumirwa bose. Abantu babaye benshi biragaragara, ni ukuri Imana bamuhe umugisha. Iki gikorwa twagitekereje nk'ubuyobozi bugize iri torero, tubona ari ibintu bigoye bitazapfa no koroha. Tuganira n'aba bantu ndetse mu rwego rw'ivugabutumwa tubasanga, turaganira nabo ko twabonaga yuko kugira ngo bemererwe kujya mu mirimo y'itorero kandi ubona bashoboye, ari uko baterera bakora iyi gahunda yo gusezerana. Kandi murabizi yuko bikemura amakimbirane, turabafasha basezerana mu rwego rwa leta. None uyu munsi turashima Imana ko basezeranye mu rwego rw'itorero. Igera muri 40 tubashakira ubwisungane mu kwifuza, ubwisungane bwa mituweli. Ngira ngo twavuganye n'ubuyobozi, hanyuma twamaze gutanga amazina, ngira ngo barabizi. Icyo ni igikorwa rero hano twashyizemo imbaraga. Bamwe bari muri iyi miryango yasezeranye, abandi ni abantu batari bazifite twabashije gufasha. Ikindi ni uburyo dufatikanya umunsi ku munsi n'ubuyobozi bwacu buyobora hano nk'uko mwababonye, ndetse tugafatikanya no kwamamaza inkuru nziza kuri uyu musozi. Mwabibonye aha nta muhanda uhagera, hatuye abaturage benshi, twiyemeje kubabwiriza ubutumwa. Nyakubahwa mushyitsi mukuru,
twagira ngo tubizeze ko tuzakomeza kuvuga ubutumwa kandi aba baturage batuye hano, aba bavandimwe tukababwiriza ubutumwa kugira ngo dukomeze kubaha inshingano. Navuze byinshi rero, byinshi mwabyiboneye, mwabonye n'ukuntu abantu hano bishimiye iki gikorwa, kuba mwaje kwifatanya natwe turabashimiye. Imana yo mu ijuru bampera umugisha, namwe mwese mwakoze. Nshoje rero ijambo mbasabira umugisha kandi mbizeza ko tuzakomeza kuvuga ubutumwa nk'uko biri mu nshingano y'itorero ryacu rya ADPR mu Rwanda. Imana yo mu ijuru bampera umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo nanone munyemerere hanyuma nsabe. Muraho neza nanone, mwese kugira amahoro y'Imana. Ndagira ngo nanjye mfate uyu mwanya nshime. Mbere na mbere ndagira ngo nshimire abateguye iki gikorwa, kuvuga ubuyobozi bw'itorero rya Carmel, ari umushumba, ari nabo bafatanije inama mpuzabikorwa, abadiyakoni, n'abanyetorero muri rusange, ko batekereje igikorwa cyiza kandi bakaba uyu munsi twese twaje kugira ngo twifatanye nabo kwishimira ibi birori. Turabashimiye. Ndagira ngo kandi mfate uyu mwanya nshimire inzego za leta twabanye nazo hano, zihagarariwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata. Kandi nk'uko mubibona, aba bakristo bacu basezeranye mu itorero, ariko barabaje gusezerana muri leta, bakaba barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Natwe ibyo twakoze tukaba twabikoze mu buryo bwemewe n'amategeko. Turashimira inzego z'ubuyobozi, inzego z'ibanze, imikoranire myiza dufitanye, kandi turabashimira ko n'uyu munsi baje kudushyigikira. Nabo Imana ibahe umugisha. Tugarutse ku itorero rya Carmel n'umuyobozi, batubwiye ibindi bikorwa byiza bakoze, ari ukwishyurira abakristo za mituweli, ndetse n'ibindi basanzwe bakora bigamije gufasha abakristo, bigamije gufasha abanyarwanda. Turabibashimira. Ndagira ngo nanone mfate umwanya wo gushimira iyi miryango yasezeranye, imiryango igeze kuri 20. Batekereje neza gufata icyemezo cyo gusezerana, kubahiriza by'amategeko y'igihugu asaba ndetse n'ay'itorero icyo asaba. Bagize neza. Ibi ngibi ni intambwe nziza iganisha ku mibanire myiza. Mwebweho kuko mubikoze ari musanzwe mubana, biratwereka neza yuko hagize igihe cyo kumenyana. Buri muntu azi intege nke za mugenzi we, buri muntu azi ibyo mugenzi we ashoboye n'ibyo adashoboye, kandi kwihanganirana nibyo byubaka. Biratwereka rero uyu munsi kuba mwaragiye imbere y'amategeko, mukaba mwaje mu itorero imbere y'abanyetorero n'imiryango yanyu yabaherekeje, biratwereka ko mushimangira urukundo mukundana n'abo mubana. Rero turabibashimiye ko mwakiranutse kuri iki kintu. Imana ikibahera umugisha. Itorero ADPR
bigisha ijambo ry'Imana bifasha abantu guhinduka bakava mu byaha bakizera umwami Yesu. Ariko dufite intego yo kuvana abantu mu bukene, kuvana abantu mu bujiji, kuvana abantu kubera ko uko mubizi tugira ibikorwa tugira byo kwigisha abantu gusoma, kwandika no kubara ku bantu batashoboye kugira ayo mahirwe kubikora bakiri bato. Ariko nanone biciye mu ijambo ry'Imana n'izindi nyigisho twigisha tugamije no guhindura ubuzima bw'abantu kugira ngo bube bwiza, abantu bivane mu bukene, abantu basobanukirwe amategeko nk'uko abangaba babikoze uyu munsi bw'abatoya. Nubwo twabanaga, nubwo twabyaranye, ariko hari ibyo tutujuje, hari ibyo tutubahirije, uyu munsi bakaba babyubahirije. Ibi biri mu byifuzo byacu, biri mu ntego zacu kugira ngo abakristo tuba tubafite ari abakristo mu rusengero, ariko iyo bari hanze y'urusengero baba ari abaturage, baba ari abanyarwanda bagengwa n'amategeko y'igihugu, kandi abagenga bari hanze y'urusengero bagera no mu rusengero agakomeza akabagenga, ndetse bakongeraho n'icyo ijambo ry'Imana ribategeka. Rero turabashimiye mwese, dushimiye imiryango, inshuti, abavandimwe mwaje gushyigikira aba basezeranye. Mwagize neza cyane, ibi birori birashimishije, natwe kuba twaje kwifatanya namwe biradushimishije. Imana ibahe umugisha mwese mu izina rya Yesu. Imiryango mwasezeranyije ni ingahe? Bwo kuba bari babanye badasezeranye byatezaga izihe mbogamizi ku itorero no mu buzima bwite? Murakoze cyane. Nitwa Safari Gerard, ndi umupasiteri, nyobora iri torero rya Karumeli mubona ryabereyeho ibirori muri paruwasi ya Gasave ADPR. Aha ni mu murenge wa Gatsata nyine, ni iri torero nyobora ryitwa Karumeli. Hanyuma nk'uko mwari mumbajije, nk'uko mubibona, namaze kuhimukira, mpimukiye vuba, nta gihe kinini kirahagera. Nayoboraga hariya kuri ADPR Gihogwe, iryo torero ryabarizwaga mu murenge wa Jari. Hanyuma ngeze hano nsanga hari imiryango myinshi ibana idasezeranye, kandi mbona ni inshingano nk'abakristo baba bakwiye kubana basezeranye. Ariko ngira imbogamizi zikomeye, kuko iyo miryango nasanze ibana gutyo, kandi ibyo bikura amakimbirane mu miryango, ndetse tunaganiye nsanga n'abana babo ntabwo bamwe banditse. Nibwo rero nateye intambwe, hanyuma njya kuganira n'ubuyobozi bwite bwa leta, ndetse bansaba ko nabashakira ibyangombwa. Benshi nta bushobozi bari bafite, bashakira ibyangombwa by'irangamimerere, ibyemezo bigaragaza ko ari ingaragu, n'ibyemezo by'amavuko turabishaka, n'itorero rimfashije. Hanyuma ndabibabonera, hanyuma mbashishikariza kugira ngo basezerane, ariko mbere na mbere muri leta. Icyo gikorwa cyaje kuba ejo bundi kuwa 4 ku itariki 30 z'ukwa gatandatu, kibera hariya ku murenge. Turabasezeranya nk'uko iriya miryango mwayibonye ho yararengaga, yarengaga 20, ariko abari bujuje ibisabwa mu itorero ni bariya mwabonye ya miryango 20. Hanyuma uyu munsi tukaba twabakuriye umunsi mukuru. Ubwo rero twabemereye
ibyasabwaga, kuko burya umuntu ashobora kubana n'undi ari umukene, ari abakene bagaragarije ko habaye ibibazo bya kovide bituma badakora ubukwe, abandi bangaragariza ko babanye kubera ubukene. Icyo rero nicyo cyabaye nk'aho ndababwira ni kovide yabaye nk'aho igabanuka, ariko noneho iby'ubukene byo tubafasha mu buryo bwo kwambara imyenda, tubafasha mu buryo bwo gushaka ibisabwa, hanyuma uyu munsi bemeye gusezerana. Niyo mpamvu mwababonye batumira imiryango. Bivuze iki ku itorero? Icyo bivuze ku itorero ni uko ari byiza ko na Bibiliya bivuga, ni byiza ko abantu bahuje babana bahuje kandi ari umwe muri babiri. Ni ukuvuga ngo niba basezeranye bagasezerana akaramata, ririya sezerano bagiranye nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, bivuga ko umugore azasiga se na nyina akaba n'umugabo w'akaramata, byumvikana bombi bakaba umubiri umwe, basezeranywe mu ruhande rw'itorero. Iyo ndahiro bakoze bagomba kuyirahira bombi bayihurijeho kandi bayumvikanaho. Ibyo rero itorero niryo ribikora. Abapasiteri bafite inshingano cyangwa se abapadiri, ni urwo rwego rero nko muri ADPR twebweho turanabyubaha cyane tukanabyubahiriza kugira ngo abantu babane basezeranye. Ndetse nagize n'imbogamizi ikomeye kuko nasanga nk'umugabo atanabyitaye byo gusenga, umugore wenda ari usenga, ngerageza no kwigisha tuvuga ubutumwa. Nanone harimo ikintu kivuga butumwa, kuko twabanje kubabwiriza ubutumwa barihana, turanababatiza, hanyuma bemera gusezerana bagenzi babo cyangwa se abadamu babo. Umwe yari umukristo ariko undi atari umukristo, twabanje gukosora icyo. Mu rwego rw'ivuga butumwa rero bifite icyo bivuze. Icya mbere ni uko yari abakristo bakaba bashoje iyo nshingano yo gusezerana, ni uko bituma babana neza ndetse n'amakimbirane ntabeho. Icya kabiri ni uko bafite ubushobozi bwo kwandikisha abana babo, n'abana babo bavutseho babatoza inzira y'agakiza. Kandi buriya tubashishikariza, kandi ndatekereza yuko buriya nyuma yaho hari n'indi miryango nayo yabidusabye, ariko tubabwira ko tuzabashyira mu cyiciro cya kabiri. Mu buryo bw'ivugabutumwa rero n'aba bantu ngira ngo byabashimishije. Ikindi ni mu miryango twabanje kubasaba mu gusaba, kuko nanone ntabwo twashyingira imiryango abantu batasabanye mu miryango. Babanje kujya kwirega iwabo, turabibafashamo, hanyuma bajya gusaba, bereka ibirori imiryango, turabibafasha. Uyu munsi basezeranye. Niyo mpamvu mubona iyi miryango yateranye, yaturutse mu ntara n'abavandimwe babo bemeye baraza kugira ngo babashyigikire, nuko babyishimiye. Pastor, ntabwo ari ibintu byari bisanzwe ku itorero rifata umwanzuro nk'uwo cyangwa se icyemezo nk'icyo kugira ngo abantu babanaga badasezeranye basezerane mu buryo bwombi, yaba mu itorero no mu mategeko. Ni nk'uhe mukoro wahereza abapasiteri bagenzi bawe, abashumba bagenzi bawe hirya no hino? Ahandi hari imiryango ibanye ikijijwe yego, ariko babanye badafite iryo sezerano. Yego, murakoze cyane. Ubundi mbere na mbere, ijambo rya mbere nuko nakunze kuba mu byiciro biganira n'abantu bakuru, kandi mbona ko hagenda habamo amakimbirane. Kandi amakimbirane nasanze aterwa nuko nta muntu ufitanye isezerano n'undi. Ndetse aba bantu bamwe tuganira, kuko nakunze gukemura amakimbirane, naho ntuye nkunda kunga abantu, nakunze gukora mu buryo bwo kunga abantu. Nsanga ikibazo nyamukuru gikomeye nuko abantu babana badasezeranye. Ikindi kintu cyaje kunguraho nagiye nyobora, nuko nasanze umuntu ashobora gusiga mugenzi we akamuta, akaba nta hantu yabariza adafite isezerano. Ndetse ikindi naje gukurikirana mu buryo bw'ibitabo by'irangamimerere, nasanze iyo umuntu adasezeranye abana bandikwa kuri nyina. Bituma rero ibyo kintu kimbabaza nk'umuturarwanda n'igihugu cyacu gifite umutekano, bituma nifuza ko abantu babana basezeranye. Ndetse dufite foramu mu murenge wacu wa Gatsata, twakoze inama, icyo ndakibabwira, ndababwira nti ni byiza ko abantu mwashishikariza abantu. Rero ndashishikariza abapasiteri bagenzi banjye mu gihugu cyacu gifite umutekano, ndetse n'ubuyobozi burabudushishikariza kugira ngo abantu babane basezeranye, ndetse niba hari n'ikibura babafashe. Kandi nanakomeje, kuko ibintu nabikoze mu murenge wa Jari, imiryango 35 yasezerana igihe nahayoboraga, ndetse no mu murenge wa Gatsata nyobora hama Gatsata nabyo twarabikoze. Numva ari igikorwa nishimira, kandi iyo kibaye nk'uku nguku kiba cyiza, n'Imana ikakimfashamo. Nasabaga rero baba ari abatwumva, umuryango nyarwanda, nkanasaba n'abapastori ndetse n'abapadiri ndetse n'abandi baba bafite inshingano mu kuyobora amadini n'amatorero, ko bashishikariza abanyarwanda ndetse bakabasapote cyangwa ubufasha bagasezerana, kugira ngo bibashe
batunge abantu bujuje inshingano. Ko no kuyobora abantu batujuje inshingano, kwitwa umugabo cyangwa kwitwa umugore, ni uko abantu baba bafite isezerano. Kuko Bibiliya bivuga muri Maraki hakavuga ngo ni byiza ko abantu bagomba kubana, umuntu akubaha umugore wo mu busore bwe. Burya rero hatari isezerano ntabwo uko kubaha kubaho, ndetse habaho n'amakimbirane. Ni byiza yaba twumva abayobozi b'amatorero n'amadini ko bafasha abakristo. Abenshi buriya bahuye n'ibibazo bakabaganiriza, bakabegera, bagasezerana. Numva cyaba cyiza. Dusoza barasezeranye, ikindi mukoro mubahereza. Ikindi wenda nakongeraho nanone twakoze nk'itorero nuko twarabafashije buriya twasabye umuyobozi w'irangamimerere ariko yadufasha tukandika n'abana baho nyuma yo gusezerana. Ikindi harimo abakene twishyuriye mituweli, kuko buriya nanone mu buryo bwo kugira ngo abantu bishime nuko nabafasha mu buryo bwo kubishyura mituweli, mu buryo bwa gahunda za leta ejo heza. Ntabwo ari ukubakangurira gusezerana gusa, haba mu buryo bwa leta muraza wenda kubibona, hari abo twishyure mituweli tuza kuvuga igera muri 38, kugira ngo ibyo nabo byatumye bitabira n'iki gikorwa. Kuko burya iyo uberetse urukundo ukabereka n'ubufasha bituma biba byiza. Ndatekereza yuko rero icyo nasorezaho nuko dufite amahoro mu gihugu cyacu, umutekano, dufite abayobozi badukunda, badushakira ibyiza, kandi itorero rikorera mu gihugu. Kandi iyo itorero rifashwe n'abayobozi, dufasha n'abayobozi bacu mu buyobozi bwite bwa leta. Mwabonye inzego za leta, inzego z'ubuyobozi bw'umurenge, mwabonye n'izindi nzego zose, nuko dufatikanya neza kandi tugakorana neza. Nifuza rero yuko n'undi waba ubana na mugenzi we adasezeranye, ntabwo ari byiza nuko babyumvikanaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Dufitanye abana 5. Badana tubwire ku ruhande rwawe, ubu urasezeranye imbere y'Imana, mu mutima wawe urumva umeze ute? Ndishimye cyane kugira ngo tubabwire gahunda igiye gukurikiraho. Nshimishijwe nuko Imana isohoye isezerano ryayo ku buzima bwanjye. Ibyo warabisengeye, warabifite isezerano cyane. Ubu buhamye kuko n'ubundi iyo umuntu ari umukristo yizera Imana kandi akaba ayihamya neza, azi neza ko Imana iriho kandi ivuga. Nanjye ndi umugabo wo kubihamya kuko yari yarabisezeranyije ko iri sezerano rigomba kuzarisohoza. Ni jambo wabwira umutware wawe yakandi? Nuko mukunda, nuko mukunda. Umusaza wowe ni jambo wumva wabwira sheri wawe nyuma y'iri sezerano muhawe? Ubu ngubu nyuma y'iri sezerano duhanye bigaragaza ko urukundo rwiyongereye, kuko noneho bigiye mu bushake bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyari byaratunaniye Imana iradushoboje, turabikoze. Ni ukuvuga ngo turi mu nzira noneho itwerekeza mu bwami bw'Imana. Mbere y'uko wajya gutaha ubukwe bw'abandi bantu, ese nimba wabutahaga wumvaga bimeze gute mu mutima wawe? Gutaha ibirori by'abandi ukabona bambaye amatimba, bambaye amakoti, bameze neza, ariko utarabikora nta pfunwe wumva gufite? Njyewe iyo nabonaga abandi bakora ubukwe, njyewe narubahiriza inshingano zanjye, numvaga mu mutima wanjye ntishimye kuko nakagombye kuba narabikoze. Ariko kubera ko igihe cy'Imana kitaragera, abantu baravuze ngo mbere y'igihe si igihe, n'inyuma y'igihe si igihe. Igihe cyanjye cyari iki? Imyaka mfite hejuru ya 50. Kandi ndishimye cyane kuba basezeranye. Ni irihe jambo wumva wabwira papa na mama? Naba felicitation. Naba felicitation. Gusezerana kwabo, bakoze ubukwe mu myaka yabo, bageze mu myaka y'izabukuru. Ibi urumva mu mutima ubyumva ute? Ni nk'inzozi, wabifata nk'ibyabaye? Duhe feelings z'ukuntu wiyumva muri aka mwanya.
n'inzozi natunguwe nyine nanjye ndabona ari byiza cyane. urabona ari inzozi? Oya ni byiza cyane. Urakoze cyane. Abakozi ba Rabora TV uyu munsi twagize urugendo rudasanzwe, twagiye mu murenge wa Gasyata aho tumaze iminsi tubereka abageni barenga 20 basezeranye ku rwego rw'umurenge. Uyu munsi rero twasuye umurenge wa Gasyata kuri paruwase ya Gasave, itorero rya Karumeli. Twasanze basezeranyije abageni barenga 20 mu rusengero rumwe. Ni akazi katoroshye ariko murabona ko hari abantu benshi bitabiriye, abari hanze baruta bari mu rusengero. Byabaye byiza cyane, niyo mpamvu murimo kureba ubukwe bwabereye aha ngaha. Reka tuganire n'abantu rero batashye ubukwe, tubaganirize, tubabaze, tugiye kubaganiriza, tubabaze icyatumye muteranira hano. Muraho neza? Yego. Neza mute? Sawa. Nitwa nde? Mugenzi Emmanuel. Nitwa? Mugenzi Emmanuel. Nitwa Mugenzi Emmanuel. Mugenzi Emmanuel, ko tukubona hano kandi twabona hari abantu benshi, ni ukubera iki? Hano twatashye ubukwe. Mutashye ubukwe? Mutashye ubukwe bwande? Umuhungu dukorana. Umuhungu mukorana. Mwebwe mwitwa bande? Nitwa Dusengimana Desire. Nitwa Dusengimana Desire. Nawe watashye ubukwe? Naje kwifatanya n'umuvandimwe wacu. Neze ko mbonye habaye ubukwe bw'abantu benshi cyane, ubwo umugeni wawe uramumenya cyangwa ntabwo umumenya? First of all ntabwo ari uwanjye ariko ndamumenya, nta kibazo. Ni ibintu bakoze muri rusange. Bakoze muri rusange. Byabashimishije ariko? Byadushimishije. Ni agashya kabaye muri Gasyata cyangwa ni bisanzwe? Byadushimishije. Byabashimishije. Okay, reka dukomeze dusuze n'abandi beza. Turabekereje natwe. Turagira ngo tubabaze mwitwa bande? Amazina yanjye ni Twagereza Andrea. Twagereza Andrea. Uyu munsi rero turabona mwambaye ivara, mwaberewe n'ukuri, ni ibirori byiza kandi biranejeje. Mwebwe mwabyakiremo? Turishimye kandi turashima Imana. Kandi mushima Imana. Na madamu se ko mbona, madamu ko mbona utanezerewe kudaseka. Wowe meze bite? Ndanezerewe cyane. Ushimijwe n'iki kikunejeje? Shimishijwe n'ubu bukwe bwacu. Imana yaduteguriye. Twabayeho tudasezerana, turi aho tubana bitemewe n'amategeko y'Imana ndetse na leta. Ariko ubu ngubu tukaba twabigezeho. Turashima Imana rero cyane yabiteguye, kuri uyu munsi bikaba byabaye. Dushimira n'ubuyobozi bw'itorero hamwe n'ubufatanye bwa leta, hamwe n'umurenge wacu wabiteguye, bose bafatanyirije hamwe bemera kudusezeranya, umurenge yemera kudusezeranya. Pasiteri wacu nawe turamushimira cyane ko yemeye kudusezeranya mu itorero. None se ubu mufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 42. Mfite 42. Mumara igihe kinini iki mubana? Imyaka 25. Mumara imyaka 25 mubana. None se icyatumye mudasezerana mbere mukaba musezeranye ubu ni iki cyatumye musezerana uyu munsi? Ntabwo ari ukuvuga ko tutabihaye agaciro, ariko kubera ubuzima twari turimo cyangwa se n'igihe cyari kiriho ntabwo twabibashije, ariko ubu ngubu Imana irabidushoboje. Bivuga ngo hari abo twahoze twumva bashimira Safari ngo yabafashijemo. Yaba yarabafashijemo, yabafashijemo gute? Uburyo yabidufashijemo twebwe ntabwo byari bitworoheye. Yadufashije rero mu buryo bwose, ubuyobozi bw'umurenge yabitugiriyemo, twe ntabwo twari tubishoboye cyane, ariko we yabitugiriyemo nyine abidufashamo, afatanya n'umurenge no mu buryo bw'itorero yabidufashijemo. Urabona ko twakiriye abatumirwa, abantu bacu baduherekeje, urabona ko yabakiriye, rero nta kibazo dufite. Bivuga ngo mwari mufite ubushobozi bukeya nicyo cyatumye mudakora ubukwe? Ntacyo nahindura kuri ibyo ngibyo uvuze, uko ni ukuri ko nta muntu wamara iyo myaka yose atari yuzuza amasezerano, yaba ari aya leta cyangwa ari ay'itorero. Byasabwaga ntabwo twari dufite ubushobozi bwo kuba twabyikemurira. Niyo mpamvu dushimiye ubuyobozi bw'itorero ndetse tugashimira n'ubuyobozi bwite bwa leta, kandi tugashimira n'abakirisitu bagenzi bacu ndetse namwe abanyamakuru mwabashije kuza kudushyigikira muri iki kintu no kugira ngo gisakare hirya no hino
n'abo byabereye nkatwe babasha kugira ngo bafate iya mbere mu gutera intambwe bagane amatorero. murakoze cyane tubifurije ibirori byiza. ababyeyi ni meza. ndabona mwishimye cyane. mwashimishijwe n'iki? Twashimishijwe n'ubukwe muri karitsiye yacu. Yego byagenze neza. Ababyeyi batari barasezeranye ubu ngubu basezeranye. Pasiteri Safari Imana imuhe umugisha rwose, yabigiyemo yatwitse yimanukiye. Amena. Uraniwe pasiteri. uraniwe pasiteri. Ni ukuri akoze iki? none se nawe usengera hano? Oya simasengera ariko uriya mupasiteri akoze igikorwa rwose mu buzima. Niwe pasiteri tubonye mu murenge wa Gatsata ukoze ikosora. none se wowe warasezeranye? Oya ntabwo ndasezerana. none se wowe uzasezerana ute ko mbona abandi basezeranye wowe urabura? Byanejeje cyane rwose, ariko rwose ni ukuri uno mupasiteri Imana imuhe umugisha, ikomeze kumwambika imbaraga, azakomeze n'abandi bagenzi be babibonereho. Ni ukuri yakoze ikintu kitigeze gikorwa n'abandi bantu bose b'abapasiteri basengeye hano. none se igikorwa yakoze gitangaza nk'umuntu utabibonye ni ikihe gitangaza yakoze gitangaje? Ni ukuri ntabwo hano kuri uru rusengero barasanzwe bashyingira abantu bangana gutya, hakingirwaga nk'umuntu ufite nyine ubukwe umwe ku babiri bafite amafaranga. None ubu ngubu rero n'abatishoboye Safari yabibagiriyemo n'urwego rw'umurenge wa Gatsata. Yego. Barafasha abakene nyine, banabagura amamituweli, barabambika. None ubu ngubu n'igiko cyagezeho. Byagenze neza. Byagenze neza. Twese twariye. Ubu twanezerewe. Pasiteri Safari Imana imuhe umugisha. Imana yakorera abadamu igitangaza. Sawa murakoze. Ngiye kubagenderera. Ubushize twageze hano tubona hari ibikorwa by'ubukwe cyane, musa nkaho muhuze cyane, akazi kababanye kenshi. None twongeye kuhagera kubera ko abantu benshi bakunze Karumeli, ariko turagira ngo ubanze utwibwire, numara kutwibwira wongere utubwire Karumeli ni hehe, ibarizwa hehe? Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Safari Gerard, nkuko mwari mubivuze, ndi umushumba w'itorero rya ADPR Karumeli. Rero iryo torero rya Karumeli riri mu murenge wa Gatsata, mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali birumvikana. Hanyuma iyo ugeze Nyabugogo wambuka ikiraro usa nkaho ujya mu Gatsata nyine, hanyuma cyangwa se uriya muhanda ujya za Byumba. Iyo umaze kwambuka ikiraro gato hari amagaraje, hari ama etaje y'amagaraje bahita ku cyerekezo, hanyuma uhita uzamuka hejuru ku gasozi. Hari agasozi, ni ukuvuga ngo uhita ureba hakurya hejuru, uzamuka kuri ako gasozi kagana cyangwa se kerekeza Jari, uzamuka hejuru aho niho dukora umurimo w'Imana. Aha rero ni agasozi kuva kera bita Kamporoso, bivuga ko kariho abakristo benshi cyangwa se abaporoso cyangwa se abapresbyteriyeni. Hanyuma hakaba hatuye abantu benshi mu by'ukuri, kandi bahatuye mbere ya genocide. Iri torero rero rya Karumeli ryubatswe icyo gihe kera, hanyuma kuva mbere ya jenoside hari abakristo bahasengera ba ADPR. Hanyuma kubera ko haratera cyane nta muhanda uhagera, baza gukora inama, biba ngombwa ko bahimuka ndetse bahasigiraho. Hanyuma bamaze kuhasigaho baravuga bati inzu wenda tuzazishyiramo abana bazigemo bahatuye. Nyuma baza kwimukira munsi y'umuhanda, nyuma nanone baza kubaka ahantu hariya hafi ya Kanyonyomba, hariya mu Gatsata, mu mudugudu w'ihuriro mu kagari ka Nyamugari. Hanyuma ubuyobozi bwacu bwa ADPR buza kubona ko aha hantu hakeneye ivugabutumwa nanone, baza kubyanzura ko hagaruka ivugabutumwa. Hanyuma bahakingura hafi 2011 gutyo, nibwo nge bahantumye naje kuhayobora mbere 2014, mpayobora umwaka hafi urenga, mbwiriza ubutumwa aba bantu. Iki gihe twabatije abantu benshi. Umubatizo wa mbere twabatijemo abantu 100, uwa kabiri tubatizamo abantu nabo benda kuba gutyo ndetse barenzeho,
haba abantu benshi hanyuma amakorali turayongera dushyiraho amateraniro 2 ntabwo nahatinze baje kunyimura nkuko ivugabutumwa ryacu rimeze banjyana kuri paruwasi Gatsata hanyuma mpamara imyaka igera hafi 2 naho ndahava njya kuri paruwasi ya Gihogo na ADPR ndahava hanyuma ubu narinje ngarutse hano nari mpamaze amezi 3 hafi 3 nibwo ibyo bikorwa twabiganiriye murabizi yuko bwo mwazaga hari habaye ubukwe hanyuma tushishikariza kugira ngo abantu nyine bakora ubukwe basezerane nasanze abantu batuye hano ari abantu basa nk'abaciriritse abenshi mu gihe cya Covid barijyanye abaye nabo babana mu buryo butemewe n'amategeko nibwo mwabonye ko nabashishikarije kujya mu mategeko barasezerana hanyuma ndetse mbafasha n'ibisabwa byose kugira ngo baze basezerane mu itorero ngira ngo mu ncamake amateka yaho nayo ubu rero turabwiriza abantu ubutumwa bwiza turababwiriza gahunda za leta turababwira ko bakwiriye n'ubundi Bibiliya bigaragaza ko abantu bakwiriye kubahiriza cyangwa se ubuyobozi bwite bwa leta mu Baroma harabivuga ibyo turababwira ni nayo mpamvu ubona ko abantu benshi bitabiriye cya gikorwa cyo gusezerana ikindi tukavuga ubutumwa bwiza ko abantu bakwiriye kumvikana n'ahantu hari abantu benshi batuye abantu benshi kandi tubateza n'abantu benshi hanyuma rero tubashishikariza heza tubashishikariza mituweli buri harimo n'abantu twafashije imiryango igera kuri 30 kugira ngo tubahe mituweli murakoze cyane hano rero twagiye tuganira n'abantu benshi batandukanye bakatubwira ngo hari akabaho safari ngo ufasha abakene abakene ba hano bivuga ngo urabazi cyane niyo mpamvu hayoboye inshuro 2 bivuga ngo bahafunze ari uko abandi habananiye cyangwa nuko byari muri gahunda y'itorero amateka nakurikiranye wenda mu ncamake nuko hari ku gasozi ngo bize igitekerezo baravuga bati reka dushaka uburyo twajya hafi y'umuhanda bishobora kuba byaratewe n'abayobozi b'icyo gihe kandi nacyo ni igitekerezo cyiza bajya munsi y'umuhanda ariko bagiye hariya munsi y'umuhanda baje kwimukira bari bigaragara ko hano hasize abaturage birumvikana ko abo nabo ntabwo bari batekereje igitekerezo cyiza ariko hano hari abaturage benshi urumva rero abagiye hano hari abandi bahasigaye bigaragara ko n'ubundi bibavuna kugira ngo babakurikire iyo bagiye ni urwo rwego rero ubuyobozi bwacu bwongeye gutekereza ariko mu by'ukuri mpageze hanyuma turaganira tugirana ibihe byiza kuba bavuga bati hari akabaho safari wenda amarangamutima y'abantu yo biterwa n'impamvu ariko njye ni impano yanjye naho njye no mu murenge wa Jari twasezeranyije imiryango 35 twarabafashije barasezerana ariko baturutse mu miryango wa Jabana wa Jari n'uwa Gatsata ndabegeranya hanyuma turasezerana no mu itoro turabikora ndetse no mu Gatsata twasezeranye muri leta ariko ngiye kubasezeranya mu itoro ntibyakunda nimuka igikorwa nacyo kitacyageraho ni impano yanjye kandi numva byaba byiza ariko nanone cyane mivana kumvano cyane yuko ntabwo njya nkunda amakimbiranye ntabwo nkunda umuntu urengana kuba rero nagiye ngana n'abantu bamwe nkabasura mu ngo kudasezerana bikura amakimbirane binatuma umuryango uhomba kuko n'imitungo ntabwo bayifatanya ikindi na leta hazamo n'imanza nkumva birambabaje ubusanzwe nkunda kwibanira n'abantu baciriritse kandi uburyo bwo kubafasha nabo ndabafasha ibyo rero ni inshingano zanjye kandi Imana izabimpera umugisha Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza Aramuhura TV